ubu noneho baciye mu nzira zingahe baza bagusanga mwijoro baravuze ngo izabatatanya bazatatanya baciye mu nzira zibiri kubera iki ni amakuru yakuye mwijoro inama yo mwijoro yabanza kumenya yuko mwisi bagambanye yego ngo yarabibonye ko wibwe yarabibonye ko wanyazwe wigeze waririmba Eliya yigeze yabivuga ngo nukuri twaranyazwe iravuze ngo ije kugarura icyubahiro cyawe kandi iravuze ngo igaruye icyubahiro tika Elos Mandrako haravuze ngo iki cyubahiro cya Yakobo irakigaruye iki cyubahiro ariko iravuze ngo nje kugarura icyubahiro yego nibyo ngo kuko abanyazi baje bagakokora nta kintu wari usigaranye mu gihe cy'abantu birashoboka waburi wari uri mu gihe cy'abantu ariko yari yavuze ngo igaruye icyubahiro ugeze mu gihe cy'Imana uyu munsi kandi ushaka mbivuga uyu munsi iragize gute iragarura icyubahiro cyawe wari uri mu gihe cy'abantu wari uri mu gihe cyo kuvugwa wari uri mu gihe cyo kwangwa wari uri mu gihe cyo gusigwa ariko iravuze ngo igaruye icyubahiro amen twese tuvuga ngo amen Imana ishimwe cyane mwene data unkurikiye Imana igarura ibyawe byari byaranyazwe nicyo jambo narindiho umva ukuntu mwijuru banzuye baravuze ngo barahiye kandi bahize ko batazarya ntibabure elasenema kandi Ela aravuga ngo umunyabibi marayika ntabwo ari bumusibe aravunagura ntabwo ari bukubite oya aravunagura kandi namara kuvunagura aratsembwaho pe yes tubaye ikaze mwese mukurikiye Iramiro TV amahoro y'Imana bane namwe aho muherereye ku mpera z'isi zitandukanye bari ku mugabane wa Afurika bari ku mugabane w'Uburayi mugabane wa n'ahandi n'indi migabane yose mbese ntayirondoye mwese tubifurije amahoro y'Imana hanyuma urwaye Imana igukize tarufite amahoro mu mutima Imana yaguhe ni Iramiro TV hanyuma tubahaye ikaze tarakora subscribe yikore ariko kandi kugira ngo uyikore kandi ibitekerezo byanyu mujya mwandika cyangwa se comment mujya mwandika tujya dufata igihe tukazisoma hanyuma turabasuhuje rero turabasuhuje amahoro y'Imana bane nawe hanyuma imbere ya kamera zacu nkuko twabiwe tuzana abatumirwa batandukanye turabona hari umutumirwa sinzi niba namwita umukozi w'Imana cyangwa se umwana w'Imana ariko ndaza kubaza muri ibyo yake ashobora kwitwamo turagusuhuje nabikirije mu izina rya Yesu amen hari uri umwana w'Imana cyangwa uri umukozi w'Imana ni umwana w'Imana okay Imana igumugisha mbo amen hanyuma abanza usuhuza abantu badukurikiye kuri channel Iramiro TV abanza basuhuze hanyuma unabibwire mu izina rya Yesu Kristo amazina nitwa Dushimumukiza Samuel ndi umusore wunga ibyaha nkasanga Kristo uri umusore wunga ibyaha nkasanga Kristo nkunda gusenga nanjye nabaye umwana mu rugo kweri yego Imana igumugisha none uvuze ko uri umusore urenda kubivamo cyangwa urakomeje kubigumamo ntegereje Yesu ariko nta bya none nta bizaza byantanya na Yesu aho yigeze yabivuga yavuze ijambo ryiza ngo gushaka ni byiza ariko nanone kubyihorera ni bikaba byiza none uteganya ko wabyihorera oya ntabwo nzi igihe Imana yanteguriye kuko buri gihe kigira igihe cyacyo yego Imana igumugisha amen Imana igumugisha ko wemeye ku butumire bwo kuri channel Iramiro TV cyangwa se televiziyo yitwa Iramiro byose ni kimwe ntajyo ni ntayo hani byose ni amazina hanyuma umusore we urwo muhunga ibyaha ushobora ngo ntabwo uri ku isoko ahubwo uri ku isoko ya Kristo hanyuma sawa Imana igumugisha hanyuma ko tubona ari ukuntu umuntu avuga ngo gukorera Imana ari umusore biravuna wowe bijya bikuvuna ubundi iteka ryose umuntu iyo yibagiwe amateka ye yica n'amategeko yose ushobora kwica amategeko y'isi hanyuma niyo wibagiye amateka wica n'amategeko y'ijuru yego iyo wibagiye aho Imana yagukuye ntabwo wabasha kuyubaha yego hanyuma iyo wibagiwe kera hawe hashize mu buzima busanzwe yego ntabwo ubasha nanone kugendana n'igihe yego bivuze ngo iki kuba ndi umusore nkorera Imana na ba Pawulo bakoreye Imana yego biri twereka batubanjirije bakoreye Imana yego okay Imana igumugisha wowe ntabwo bikurushya hari umuntu wigeze kumva bavuga ngo umusaraba wa Yesu uravuna ngo urarevuna da na Yesu yarabivuze
wari kushaka kunkorera cyangwa se kunkurikira we niyiyange namara kwiyanga yikorera umusaraba ankurikire. Ubundi umusaraba Yesu yaravuze ni ugufata ibibazo uhuriramo nabyo mu ntambara ugahura n'abakuba ukavuga ngo nta kiri bukunkureho Yesu. Buriya hari abagabo batatu njya nkunda bikoreye umusaraba neza ntibawushyira hasi. Buriya Saduraka na Meshaki na Abedenego iyo babishaka bari kukubita hasi kubera ko bari kuzamurirwa mu ntera, bari kubona agaciro ibwami, ariko babwira umwami Nebukadinezari bumva tukubwire mwami Nebukadinezari we naho Imana itadukiza ntabwo twaramira igishushanyo cyawe. Kugeza ubwo babajugunye mu itanura ry'umuriro ariko bajyamo banga gutura umusaraba hasi. Rero ikintu nshatse kuvuga ni iki: igihe cyose uzagera mu byiza ugakunda Imana, wagera mu nzara, wagera mu bukene, wagera mu bushomeri, wagera mu burwayi, ugatangira kuba ariho ushaka Imana, ariko ibyo byose byaba bidahari, umeze neza, ufite amafaranga, uri muzima, nta kibazo na kimwe ufite, ugatangira ngo reka dange ngo nta Mana ibaho, zero. Ibyo byose ni ubusa. Umubwiriza arabivuze, ibintu byose ni ubusa. Urakoze cyane rwose. Numva urimo muri mu mavuta muri uyu mwaka, numva uri mu mavuta ariko baza muri aho mperukana nawe cyagiye wari uyarimo muri ndumva ukarishya ucyaye rwose, maze Imana kugenda gusuka ibintu bye yipfotose. Buri gihe cyose umuntu yacometse kuri Kristo ahora n'ibihe, ahora acometse. Kandi buriya nanone ngende nkunda kuvuga ibyiciro bibiri: iyo ucometse mu isi uhora uri uw'isi, ariko iyo ucometse mu ijuru uhora uri uw'ijuru. Kubera iki? Yesu yatubereye umurunga, umuhuza, aleluya, uduhuza n'Imana. Yavuze ijambo rikomeye, yarababwira ngo nubwo njyewe mvuye muri iyi si y'ibyaha y'imiruho n'imihate n'amagambo n'ibitutsi n'amabuye, ndabizi harimo intambara, ndabizi harimo ibibazo, ntabwo mbasize. Umva karabuze, yaravuze ngo ntabwo mbasize, njyewe ngiye kwa Data. Amen. Ngiye kwa Data. Aha kwa Data ngiye, ureke mbabwire ikintu ngiye gukora. Ngiye kubategurira aho muzaba. Haleluya. Uzi ko dufite amazu ari gutakwa, ari kurimbishwa, azajyamo umugeni uvuye mu isi. Kasa tuvuge ngo amen. Aravuze ngo kandi njye nimara kugerayo nkamara gutanga pura, nkamara kuvuga ngo nibubake, umva akantu nzabakorera namwe nsize, ntabwo nzabasiga mwenyine. Haleluya. Ntabwo izadusiga twenyine. Yesu arabizi. Udafite Yesu wapfa ubundi. Burya njya nkunda kuvuga ngo umuntu utagira Yesu muri we, umuntu utagira muri Yesu muri we, ni ukuri nta kintu afite, ntazakubeshye. Ariko uriya Yesu ntiyarahumurisha abantu bakodesha ari ahantu. Yarabivuze rwose. Yaravuze ngo ahangaha ngiye kubategurira. Mu isi mwabura aho muba, mu isi wabura aho uhahira, ariko aho bajyanye, aho mbateguriza. Aleluya. Aravuze ngo agiye kubategurira amazu muzabamo, kandi avuga ijambo rikomeye cyane. Aravuga ngo namwe nzabohereza umufasha, nzabohereza Mwuka Wera, nzaboherereza umujyanama, nzaboherereza umusare. Nuzajya ugera mu bibazo by'ubwira Mwuka Wera, azajya azagufashe, azajya azabane nawe, azajya aza kurwanirira. Ubundi buriya Mwuka Wera abamo ibice bitatu. Uzi icya mbere, Mwuka Wera ni umujyanama, akugira inama ryari, igihe cyose wizeye Kristo nk'umwami n'umukiza mu buzima bwawe. Warangiza ukabona ushatse gucika intege, Mwuka Wera afata ifata amasengesho y'iminsi 2 ubona imbaraga. Yego. Kabiri, Mwuka Wera ni umuhumuriza. Igihe uzahura n'intambara n'ibibazo, azabanza kwereke ati cyagese sinabanye na Imana, ntiyabanye nawe, cyajya ntiyahabaye, igihe wari urwaye, igihe wabuze akazi, cya gihe inzara yakwishe, wambaye ubusa, uhita ngo atari kuzo ko ari byo. Aho ni akazi, ni Mwuka Wera ubukozi. Uwo ni Mwuka Wera ubukozi. Gatatu, Mwuka Wera azakubera, aleluya, azakubera amaneko y'ahantu hose. Hanyuma numfata umwanya uri gusenga, nawe ahita yirukankana ya makuru
yego abaye maneko w'ijuru abaye na maneko w'isi reka ngasobanura ukundi iyo uri gusenga ahita yiruka akamanga ariko buriya Samweli nubwo muri kumureba mu isi hari ibingibi niba ari gushaka yego hanyuma agahita azana ya makuru akavuga ngo mwijuru ukuntu banzuye baravuze ngo undi mwaka nk'iki gihe aleluya uzaba ucica umwana w'umuhungu umva ukuntu mwijuru banzuye baravuze ngo barahiye kandi bahise ko batazajya ntibabure Elasenema kandi Ela aravuga ngo ubu noneho baciye mu nzira zingahe baza bagusanga mwijuru baravuze ngo bazatatanya baciye mu nzira ziri kubera iki ni amakuru yakuye mu ijuru inama yo mu ijuru yabanza kumenya yuko mu isi bagambanye yego bavuga ati Samweli tuzamwica baravuga ati Samweli bizagenda gutya na gutya na gutya ariko mu ijuru bagatanga ati oya ntabwo azapfa ntabwo ari ugupfa nawe ntabwo uri uwo gupfa ubundi gitumye ugejeje amasaha mu ijuru barakureba burya Imana itangira nyinshi zigapfa ku bwacu tuvuge ngo amen navuga byinshi urakoze cyane ariko Mwuka Wera arabenga abantu batazagira ngo umuntu wese ngo agira Mwuka Wera burya hari n'ababenga yego Mwuka Wera abenga gute igihe cyose aje akagusanga mu busambanyi ntiyakwegera arakubenga iyo aje akagusanga mu bujura arakubenga iyo aje akagusanga mu bwesikoro arakubenga Mwuka Wera rero dore abantu ashaka Abagalatiya 5:16 imirimo ya kamere n'imbuto z'umwuka akunda urukundo akunda ubugwaneza ingeso nziza aleluya ibyo ngibyo arabikunda nuwasoma uzasanga reka ngarukira aho ngaho ndimo mbabwira Mwuka Wera twahawe icyo atumariye urakoze cyane Imana igumugisha hanyuma kandi kuko kugira ngo ukore subscribe wowe utarayikora byose ari umushyitsi kora subscribe tuzi kubana mu biganiro byacu ko bikurikirana kandi usangiza n'abandi hanyuma umukozi w'Imana mwana w'Imana wavuze ngo ntabwo uri umukozi w'Imana uri umwana w'Imana yego hanyuma umwana w'Imana ni ubutumwa buhuzanye n'icyo upfunyikuza kuri cyane twiramye hanyuma iramiro ahantu nyine waramira aha ni ahantu waramira ntabwo wakumva ibintu byo kuramya mu mwuka byatuma uramira mu bintu hari ibintu bibiri buriya kurama na Bibiliya irabivuga itwereka abantu bagiye barama igihe kirekire aha rero kwiramiro hariho kukuramira mu buryo bw'umwuka waba ufite n'ubushobozi ukaharamira mu buryo bw'umubiri yego kwiramiro nje kubabwira ngo haleluya Imana y'amahoro yego igarura icyubahiro cyayo abadayimoni bari baratwaye yego igarura icyubahiro kadusoma ijambo ry'Imana yego ariko mbere yuko dusoma dusenga Imana yego tubwire Imana izibane natwe yego aleluya amen Mwami Yesu Imana y'ubutware se umwami wacu Yesu Kristo urukundo rw'Imana Imana yihagije urihariye mu byita Imana byose nta n'imwe ihwanye nawe mu bakomeye bo muri iyi si nta n'umwe uhwanye nawe aleluya havuze ngo imvugo yawe itandukanye n'iy'abantu imvugo yawe irihariye mu izina rya Yesu Kristo uyu mwanya icyubahiro cyanjye ni kiburi cyawe kiboneke Mwuka wanjye wera mwuka aganze muri jyewe mu izina rya Yesu umucyo wawe numvire ijambo ryawe rigere kuri bose imitima yari ikomeretse wongere uyomore bari bafite amahoro barimera ibyishimo abari bababaye banezerwe kubw'ijambo ryawe ijambo ryawe ni umutsima utera imbaraga mu Kristo mu rugendo shyirwa hejuru w'amamariro turakuraritse turetse Imana Data Imana Mwana ndetse na Mwuka Wera baze bane natwe mu izina rya Yesu amen karibu hanyuma munyemerere dusome igitabo cy'umuhanuzi Nahumu igice cya 2 turasoma duhereye ku murongo waho wa mbere igitabo cy'umuhanuzi Nahumu yego igice cya 2 duhereye ku murongo waho wa mbere dusome mu izina rya Yesu haravuze ngo dore mu mpinga z'imisozi amaguru yuzanye inkuru nziza akamamaza iby'amahoro Yuda we
komeza ibirori byawe byera, higura imihigo yawe, kuko umunyabibi atazongera kunyura iwawe atsembweho pe. Kabiri aravuze ngo uvunagura azamukiye imbere yawe, komera ku gihome, rinda inzira, shenyera ukomeze, yongeremo imbaraga y'ubutwari. Umva umurongo ngendereye. Aravuze ngo Uwiteka agaruye icyubahiro cya Yakobo nk'icyubahiro cya Isiraheli, kuko abanyazi babasahuye bakakokora amashami y'inzabibu zabo. Amen. Amen. Uwiteka agarura icyubahiro cyawe. Kweli. Uyu ni umuhanuzi Nahumu, mu bahanuzi batoya, ariko yakoreraga Imana, yubahaga Imana. Uyu munsi Imana nanjye birambwiye ngo ninze nkubwire ngo igarure icyubahiro cyawe. Amen. 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 Hanyuma aravuze ngo dore mu mpinga y'imisozi rero, ahantu hitegeye, ahantu hagaragara. Aleluya. Amen. Hari amaguru Uwiteka ari kureba, hari amaguru ndi kureba akuzaniye inkuru nziza. Kuko hari amaguru yaje atakuzaniye inkuru nziza, akuzaniye inkuru z'incamugongo. Wumva inkuru zikubabaje, wumva inkuru zitagushimishije, ariko Yesu aravuze ngo akuzaniye inkuru nziza, akuzaniye inkuru, aleluya, ikure mu mutima. Aravuze ngo ntabwo iyi nkuru uri buyiceceke. Ngiye kubivuga nitonze. Uyu muntu uzanye inkuru ntabwo ari inkuru yo gucecekwa, ntabwo ari inkuru yo kubikwa. Oya, ni inkuru yo kwamamaza iby'amahoro. Aravuze ngo noneho nawe higura imihigo yawe, komeza wubahe Imana, komeza ubane n'Imana. Aravuze ngo ariko rero numara guhigura imihigo yawe ukomeze n'ibirori byawe byera. Wivuga ngo ntabwo uzashaka, uzashaka. Wivuga ngo ntabwo uzabyara, uzabyara. Wivuga ngo ntabwo uzajya, icyo Imana yanditse yaracyanditse. Kuko mu mpinga y'imisozi hari amaguru akuzaniye inkuru nziza. Amen. Hari amaguru anzaniye inkuru nziza. Amen. Haleluya. Haravuze ngo ku murongo wa 2 reka nihuta. Aravuze ngo uyu munyabibi, uyu murozi uri warakuzengereje, aba banyamagambo bakuvuga uko bucye n'uko bwije, iyi nyatsi yari yarakurembeje. Iravuze ngo abo bantu bari baraguteje inyatsi, umunyabibi yatsembweho pe. Ngo ntabwo uzashaka, uzashaka. Ntabwo uzabyara, uzabyara. Ntabwo uzagira iterambere, uzarigira, kuko umunyabibi yatsembweho. Amen. Marayika aramanutse, uko navuze hepfo, aravuze ngo uvunagura azamuka imbere yawe, uje kukurwanirira, aje iruhande rwawe. Aravuze ngo ariko nubwo azanye imbaraga nyinshi, azanye inkota icyaya mu gihombi. Aravuze ngo nawe rinda inzira yawe. Haleluya. Rinda inzira yawe, reba uko uri kwitwara, reba uko uri kubana n'Imana, reba imivugire yawe, reba imyicarire yawe, rinda inzira yawe. Aravuze ngo komera no ku gihome, rinda umutima wawe, rinda. Haleluya. Aravuga ngo ibyo byose numara kubirinda, Elaselematika elosimandalako sheriwi sayweta. Aravuze ngo numara kurinda umutima wawe, ukarinda inzira zawe. Umva ukuntu avuze. Aravuze ngo uyu munyabibi marayika ntabwo ari bumusibe, aravunagura, ntabwo ari bukubite. Oya, aravunagura, kandi namara kuvunagura aratsembwaho pe. Amen. Aravuze ngo uyu munyabibi atsembweho. Atsembwe. Uyu murozi waratuzengereje, muzi wakuzengereje, aba banyamagambo bakuvuze, abagusereje, abangaba ijuru riravuze ngo uyu munyabibi atsembweho pe. Impano baraziziritse, abandi bagiye mu bapfumu, umunyabibi atsembweho pe. Aravuze ngo noneho rero umukino Uwiteka kugukorera, kuko yakwitegereje, yasanze warakokotse, usiga uhagaze nk'agati ko mu butayu,
agati ko mu butayu niko agasigara ari konyine, ntawe wavugisha, ntawe waguhamagara. Kubera iki? Ubukene ni danje, ubuzima ni danje, imibereho ni danje. Harabuze ngo dore Uwiteka agaruye icyubahiro cyawe. Amen. Harabuze ngo agaruye icyubahiro cyanjye, agaruye icyubahiro cyanjye. Nanjye reka nihanurire, harabuze ngo kandi iki cyubahiro agaruye. Haleluya. Amen. Itandukanye n'icyubahiro wari ufite. Ngo kuko yaritegereje asanga abanyazi baraje barakwiba. Usigara uhagaze nk'agati ko mu butayu. Ubundi agati ko mu butayu ni ahantu gahagarara ari konyine. Iyo umuyaga uje karagondama ariko ntikagera hasi, ariko iyo umuyaga umaze gutuza karahagarara. Uko niko ibibazo byaje bikakwirundanya ngo intambara, imiraba, byose biraza, ariko ntiwava kuri Yesu. Kuko rero ibi byose erasenema, kuko ibi byose bituje, ugiye guhagarara ukomere. Haleluya. Ugiye guhagarara ukomere, kuko yavuze ngo nawe yongeremo imbaraga. Yego, yongeramo imbaraga kuko urakomeye. Aravuze ngo uyu nguyu herasi, nubwo abajura baje bakamukokora. Hari abajura baza mu buryo bw'umubiri, hari n'abajura baza mu buryo bw'umwuka. Umujura wo mu buryo bw'umwuka icyambere arabanza akagukamuramo impano zawe. Uyu mujura wo mu buryo bw'umwuka araza akakwibagiza gusoma ijambo ry'Imana. Uyu mujura wo mu buryo bw'umwuka araza akakubuza gusenga. Mu buryo bw'umubiri bakwiba imyenda, bakakwiba amazu, bakakwiba. Ariko ukuntu Imana ivuze, aravuze ngo yarabibonye ko wibwe, yarabibonye ko wanyazwe. Wigeze waririmba, Eliya yigeze yabivuga ngo ni ukuri twaranyazwe. Wigeze wanyagwa nyine, Imana yarabibonye ko wanyazwe. Ariko Imana iravuze ngo ije kugarura icyubahiro cyawe. Imana iravuze ngo igaruye icyubahiro tika elosemandrako. Haravuze ngo iki cyubahiro cya Yakobo irakigaruye, iki cyubahiro cya Elama, iki cyubahiro irakigaruye. Kuko yaritegereje ibona abarozi barakusengereje, yaritegereje ibona abanyamagambo barakuvuze, yaritegereje ibona ubuzima bwa Elama, ubuzima bwarakubihiye, yaritegereje ibona byose byaragucatse. Ariko iravuze ngo nje kugarura icyubahiro. Yego, nibyo. Nje kugarura icyubahiro, nje kugarura icyubahiro. Ngo kuko abanyazi baje bagakokora, nta kintu wari usigaranye, nta kintu wari ufite, nta kintu wari uriho. Wabonaga ubuzima ari danje, byagucanze, nta kazi, nta mwana, nta bukwe, nta. Ariko iyo iravuze ngo humura byose irabigamye. Amen. Ije kugukorera ubukwe, ugiye kubyara, ugiye kubona akazi, ugiye kubona umwuka wera, ugiye kubona imbaraga. Yego, yego. Bivuze ngo uko abantu bakubonaga siko bazakubona ikindi gihe. Ije gushiramo itandukaniro hagati yawe nabo. Ije guhindura ubuzima wari urimo. Ije kureba ubuzima bufite ishusho. Muri iyi minsi abantu bari kuba mu buzima budafite ishusho, bari kuba mu buzima bucanganyikishije, bari kuba mu buzima bwacanze benshi. Ariko iyera y'amahoro iravuze ngo ije kukuremera ubuzima, ije kuguhereza ubuzima. Ije rasenema tika elosimandalako, iravuze ngo ije kuguhereza ubuzima bufite intego. Iyo ugeze mu buzima bufite intego, umubwiriza arabivuze 20 erasenema, arabivuze, aravuze ngo buri gihe kigira igihe cyacu. Hari igihe cyo kuvugwa, hari igihe cyo kutavugwa, hari igihe cyo guceceka n'igihe cyo kuvuga. Urumaze igihe waracecetse kubera utabona aho uvugira, utabona aho ubwira. Ariko iyo iravuze ngo ugiye kugira mu gihe cyo kuvuga, hari igihe cyo gukundwa n'igihe cyo kwangwa. Uri mu gihe cyo kwangwa ariko ugiye gukundwa. Hari igihe cyo kutarya, hakaba n'igihe cyo kurya. Iyo iravuze ngo wari uri mu gihe cyo kutarya, ariko iravuze ngo ugiye kurya. Hari igihe cyo gukora n'igihe cyo kudakora. Wari uri mu gihe cyo kudakora, ariko iravuze ngo ugiye kwinjira mu gihe cyo gukora. Hari igihe iyo ugeze mu gihe cy'Imana. Amen. Iyo uri mu gihe cy'Imana, iyo uri muri Kairos cyangwa erasenema, kuki ngiye kuvuga ibi bintu? Iyo uri muri Kairos ubaho mu buzima n'utakuvugisha arakuvugisha. Iyo uri mu gihe cy'Imana, haleluya, uwakuvugaga nabi atangiye kukuvuga neza. Iyo uri mu gihe cy'Imana,
haleluya. Abari baranditse inzandiko barazihindura. Iyo uri mu gihe cy'Imana, ubundi nkwifurije kuba mu gihe cy'Imana. Nibyo, igihe cy'Imana. Ariko iyo uri mu gihe cy'abantu, birashoboka waba uri mu gihe cy'abantu, ariko iyo yavuze ngo igarure icyubahiro, ugeze mu gihe cy'Imana. Uyu munsi kandi ushaka ko mbivuga, uyu munsi iragize gute? Iragarura icyubahiro cyawe. Wari uri mu gihe cy'abantu, wari uri mu gihe cyo kuvugwa, wari uri mu gihe cyo kwangwa, wari uri mu gihe cyo gusigwa, ariko iravuze ngo igarure icyubahiro. Twese tuvuge ngo amen. Imana ishimwe cyane. Mwene data unkurikiye, Imana igarura ibyawe byari byaranyazwe. Nicyo jambo narindiho. Igarura icyubahiro cyawe. Nikora nibo nkubwira. Imana nigarura icyubahiro cyawe. Abatakwifuzaga kukubona bazagushaka. Imana igarura icyubahiro. Umuntu wese ahora ngo ndashaka mwene, ndashaka kana. Iyo Imana igaruye icyubahiro cyawe, ubaho mu buzima burimo Imana. Haleluya. Ubwira umuntu Imana yagaruriye icyubahiro. Muri Bibiliya, umugabo witwa Abudedomu, ngo yari umugabo ariko ari umukene yubaha Imana. Ari mu gihe cy'abantu, ngo n'igihugu kirabimenya ko ari umukene. Ari mu gihe cy'abantu cyo kuvugwa, kandi koko bizari ibyo. Birashoboka ko yari umukene, ariko ageze mu gihe cy'Imana imutekerezaho. Haleluya. Imana iramubwira ngo nzagusura, kandi ningusura uzamubona bundi bushya. Imana y'amahoro igusure, ikwiyereke. Kuko ahangaha ngo habaye intambara ikomeye, ngo isanduku y'isezerano iragaruka. Ntigarutse naho ngo isanduku iri mu nzira nkuru ndende, ngo umugabo witwa Uza yaje kujya kuyiramira, ngo agwa aho ngaho, ngo babona ko izanye umujinya. Bivuze ngo marayika uvunagura yari yazamuye, yari yaje. Ariko ngo mwaravuga ngo isanduka mushaka umutindi nyakuri. Nubwo uri umukene wubaha Imana, nubwo uri umushomeri wubaha Imana, nubwo wubaha Imana, umva ikintu Imana igiye gukora. Imana igutekerejeho. Ntuzagerageza kubyitambika. Yego, ntuzagerageza kwitambika umugisha wawe. Imana y'amahoro yavuze ngo marayika uvunagura azamuka imbere yawe. Uko yitambitse Uza ashaka kwitambika isanduku y'isezerano, niko amasezerano yawe umuntu wese uzagerageza kwitambika Imana izamuvunagura. Niko some, ntabwo ariyo bivuze. Kabiri, iravuze ngo uyu Abudedomu wahita yumva ko isanduku, baravuga ngo nimujyane ku mutindi nyakuri. Bayijyana kwa Abudedomu. Umugore w'Abudedomu aravuga ati, umugabo wanjye nkunda, uyu munsi twararaga kuri urutara, ariko uyu munsi hararara Imana yacu. Ngo baca bugufi barihana. Icyo usabwa uri wacyumvishije, cya bugufi mu mutima. Uvuga ngo Imana igaruye icyubahiro, Imana igaruye ijyanye. Ubanza uce bugufiya, nibiza bitagenda ubireba. Uko muri nyabuze ngitegereze neza uwitwa y'agakiza, utamwitse ngo by'umwana yaheze kera. Ngo hanyuma uyu Abudedomu yaje kuba umukire, isanduku y'isezerano kimara kugeriwe. Nawe ngo Uwiteka agaruye ibyawe. Amahoro y'Imana abane nawe. Ushaka ko dusenga Imana? Urumva ushaka Imana igarura ibyawe? Urumva hari ibyo ushaka kugirana ibihe n'Imana? Urumva ushaka kuva mu gihe cy'abantu ukajya mu gihe cy'Imana? Urumva ushaka kwemerwa n'Imana aho kwemerwa n'abantu? Reka dusenga Imana, reka duhamagara Imana. Ijambo rirambwiye Yobu 5, aravuze ngo hamagara, noneho ari wakumva. Hamagara hari uwagusubiza. Ngo mbese umubera watabaza n'uwuhe? Mbese ni inshuti? Mbese ni imiryango? Hamagara Uwiteka. Reka dusenga Imana mwene data. Mwami Yesu, elasetika elosimandarako, urihagije, uri Jehova Nisi, uri Jehova Rafa, uri Elohimu. Uyu mwanya nyiribihe, uyu mwanya nyirubutware, uyu mwanya nyirubushobozi, turagushimiye ko hari ibyacu garuye. Turagushimiye ko hari ibirori tugiye kugira natwe. Turagushimiye ko marayika aje kuturwanirira. Wabashije kurwanira Daniyeli ava mu rwobo rw'intare. Ubasha gufata Abasaduraka na Abedenego bakura mu itanura ry'umuriro. Bivuze ngo uko bakoraga kera n'uyu munsi uracyakora. Uratubwiye ngo ugaruye icyubahiro cyacu, kandi uravuze ngo uraje.
ntabwo utinze, bivuze ngo uje kugarura icyubahiro cyacu abanyazi bari baradutwaye. Unyemerera ababyeyi bankurikiye, abagabo bankurikiye, abasore bankurikiye, abakobwa bankurikiye, buri muntu wese ukubaha agakora ibyo gukiranuka, umugarurire icyubahiro cyiwe, umurwanire muri byose kandi umuneshereze. Imbaraga zawe zibane nawe, umuco wawe ubane nawe, mu izina rya Yesu Kristo ndakwinginze kugira ngo uturwa erasenema bugingo wacu abe muzima, twemere bugingo wacu ajyane konegiso nawe, bugingo wacu abe mushya muri byose, mu izina rya Yesu. Urakoze urakarama, shyirwa hejuru wamamare, ndatuje ntutuze, ngwino ukore gukorana ukwawe njye nasabaga, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, amen. Imana iguhe mwana w'Imana. Hanyuma Imana hari ibintu igaruye, ushobora ngo hari ibintu abantu bari baranyazwe, ariko muri iri teraniro Imana yabigaruye. Ubwo ushobora kuba waranyazwe akazi, ushobora kuba waranyazwe ibihe byiza byo gusenga, ushobora kuba waranyazwe urugo, mbese ushobora kuba waranyazwe ubukwe, waranyazwe, ariko Imana muri iri teraniro yavuze ngo igaruye ibyo bintu byawe Imana wari waranyazwe. Yego. Hanyuma bagushakira kuri iyi nimero bagukeneye, ko hari igihe umuntu aba akeneye ko umuntu yasengerwa cyangwa se kwamugira inama, umuntu yakubonera nimero ni 078 46 95 17 2 078 46 95 17 2. No kuri Tigo 072 43 26 93. Izo nimero hari kuri WhatsApp zose wambona. Imana ibamugisha kandi wakoze kuza ku Iramiro, utanditse gutumira nanone zongera ugaruke. Ni karibu cyane. Hanyuma utarakora subscribe uyikore, share, like, comment, usangize n'abandi. Hanyuma utanga ibitekerezo kuko tuyatufata igihe tukabinyuzamo akanya, tukabyucishamo amaso tukabisoma. Hanyuma Imana ibaduhere umugisha kudukurikirana no kudushyigikira n'inkunga zanyu. Imana ibaduhere umugisha mu izina rya Yesu. Shalom, ciao ciao ciao.